babanye natwe umunsi wose waturinze, tugeze kuri uyu mugoroba duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Si ubu honyine waraturinze muri iyi minsi 6, tugeze muri uyu munsi wawe wejeje ugahamugisha, duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntibagiye gusabira abarwayi, ari abari kwa muganga, ari bari mu mago yabo, ari abarwaye indwara z'imitima, ari abarwaye indwara z'imibiri, bose basanga baruhuwe. Nongeye gusabira n'abatagira kirengera ngo b'umurengezi wabo, byose mbisabye nizeye ko biduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru. Mudatangazwa nuko ibi bihano nyine bije, ni ikinyafu wenda tunyuzaho ngo tukebuke tuyumvire. Ibihano uri kuvuga ni ibihe nyogoka? Ibihano uri kuvuga ni ibihe Imana yatunyujije? Wowe mwavuze ngo mwarambwiye ngo duhungire muri Amerika, inga nigire nahe zimarira nyikira. Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Ngendi Davis kuri mikoro za Sun TV. Nkuko mwakomeje kujya mubidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero twagiye mu mudugudu wa Kavuzo, aho twasuye umukecuru w'imyaka iyingayinga 100. Inshuti bakunzi ba Sun TV rero mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, abari mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Bakunzi banjye, ndabinginze mukore subscribe kugira ngo mujye mureba inkuru zacu ku gihe. Nshuti yanjye, please kora subscribe. Reka tugende. Uwa mbere ni uguhera ku cyumweru, wari uwa mbere w'abapagane basengaga izuba. Noneho barahindura bati noneho bakuraho isabato Imana yararemye, igeze mu minsi 6 wa karindwi irarorera iraruhuka, ihita isabato iruhukana n'umuntu yaraye yaremye. Bigeze mu kuva 20 hari amategeko y'Imana 10. Noneho ubwo rero bayekuyeho itegeko ry'isabato n'itegeko rya 4, barikuraho barisimbuza icyumweru ari wo wa mbere. Ari wo wa mbere wari umunsi w'abapagane basengaga izuba. Noneho bagawuhindura ngo bajye basenga kuri uwo munsi. Hanyuma n'abaroreye kugira bakomeje gusenga nyine icyo gihe baranabishe. Noneho rero ubwo biratewe birikirijwe. Noneho rero mu kuva 20 hari amategeko y'Imana. None si iyo twubashye amategeko y'Imana, aya leta ko tuyica tugahanwa, ay'Imana twayica tukareka guhanwa. Noneho rero Imana niyo umwana asuzugura umubyeyi we amucishaho ikinyafu. None natwe iyo dusuzugura amategeko y'Imana nayo yaducishaho ikinyafu. Mudatangazwa nuko ibi bihano nyine bije, ni ikinyafu wenda tunyuzaho ngo tukebuke tuyumvire. Ibihano uri kuvuga ni ibihe nyogoka? Ibihano uri kuvuga ni ibihe Imana yatunyujije? Wowe mwavuze ngo mwarambwiye ngo duhungire muri Amerika, inga nigire nahe zimarira nyikira. Izuba ngo duhungire muri Amerika, ngo ntuze ngo yarahavuye corona. Ndavuga ntaho siho ubuhungiro buri. Ubuhungiro buri kuri Kirisitu. Muravuga ngo Kirisitu arihe? Nimusome Yesaya 26 umurongo wa 20.
noneho haravuze ngo none aravuze Uwiteka ngo noneho bwoko bwanjye winjire mu nzu yawe wikingiranemo akanya gato kugeza igihe ibi byago bizarangirira ngo kuko n'Uwiteka uhagurutse mu buturo bwe aje guhanira isi gukiranirwa kwayo nuko noneho rero mu buhanuzi mu rugo ni hahandi mu mategeko y'Imana yanditse kuva 20 mu kuva 20 aho niho mu rugo mu mategeko y'Imana noneho mu kuva 31 mu murongo wa 12 aho hari ikimenyetso cy'Imana noneho ubwo rero aha muri Yezekiya noneho ibyahishuwe 16 hari ikimenyetso cy'inyamaswa none twumvira Imana inyamaswa Imana tuyireke none se nyogoko urimo uratubwira kuri Bibiliya cyane ariko reka turebe ku cyorezo cyugarije isi muri rusange coronavirus iki cyorezo hari abantu bajya bavuga ngo ni umunyafu nyine nk'uko bivuze ngo ni umunyafu Imana yashatse gukubita isi abandi bakavuga ngo nyine ngo ni ku bushake bw'Imana abandi ngo ni abantu bagikoze wowe iki cyorezo kivuga hiki jewe rero uko mbivugaho genda mvuga ibyanditswe ubu ngubu ikera Imana abantu iyo bagomeraga Imana yabatezaga amagira ikabakindagura noneho bagiraga abahanuzi bakabahanurira bati ibi byatewe n'iki bati nuko mutumviye Imana noneho hari abantu nyine bagize Imana yaravugaga ati nimwitandukanye n'ab'isi abantu rero bavuye mu Egiputa ngo bajya gusambana n'abo basanze aho noneho Imana kandi yarabibabujije noneho baje kubaza abahanuzi baravuga ngo umuhanuzi aravuga ngo abo bagenda bakajya gusanga bariya murabazi umuntu yica uwo bava indimwe noneho uwitwa Feniyasi yica murumuna wazanye indaya yinjiranye mu ihema noneho amutera icuku muhinguranya n'indaya abisiraheli umugiga iva mu Isiraheli none jyewe icyo mbivugaho virusi si yo mvugaho cyane sinzi nuko yaje ariko ndabivuga nasomye muri Yesaya 26 umurongo wa 20 yuko havuze ngo baravuze ngo guma mu rugo Uwiteka nabivuze ngo noneho bwoko bwanjye ngwino winjire mu nzu wanjye wikingiranemo akanya gato kugeza igihe ibi byago bizashirira ngo kuko n'Uwiteka wagurutse mu buturo bwe aje guhanira isi gukiranirwa kwayo ubwo se ntubyumva nyogoko hari abanyarwanda bamwe na bamwe ujya uganira nabo bakakubwira ko ngo iki cyorezo cya coronavirus ngo nyine ngo ntabwo ngo kitureba wowe ubivuga hiki habayeho gahunda ya guma mu rugo baraturekuye turimo turakora turi gukora uko dushatse turimo turagira nubwo twambaye agapfukamunwa ariko nta kibazo turi gukora wowe ibi bintu bivuga hiki jewe icyo mbivugaho agapfukamunwa si wo muti ni ukumvira Imana tukumvira amategeko y'Imana tugafata ikimenyetso cy'Imana kuko ikinyamaswa nitugifata korona izaduhemura reka rero ngenda mvuga ibyanditse uragenda uvuga ibyanditse ariko hari ahantu muri Bibiliya handitse nubwo ntazi neza ngo ubwami bwose bushyirwaho n'Uwiteka ngo hanyuma y'ibyo rero mwitondera amategeko y'abami kuko oya ngo kwako ubwami bwose bushyirwaho n'Uwiteka mwitondera amategeko y'abami ubwo niba baravuze ngo twambara agapfukamunwa ukukambara ugira icyo ubivugaho nyine nanjye ndakambaye nawe urakambaye kuko havuze ngo twumvire abatuyobora kuko bashyizweho n'Imana ntugomye bamuhane noneho ariko ubutegetsi bugiye hejuru y'ubw'Imana twakumvira Imana ariko bijyaniranye twabumvira bombi none ubwo ngubwo agapfukamunwa ruvuze ngo dushatse twakihora tukumvira Imana kandi ntabwo navuze agapfukamunwa navuze iby'Imana iby'abantu yuko tutakurikiza iby'abantu ngo tureke iby'Imana naho agapfukamunwa tugomba kukambara gukaraba tugomba gukaraba kwicara mu myanya itandukanye tugomba kuyicaramo ibyo tugomba kubyumvira ariko n'iby'Imana tukabyumvira ese nyogoko wenda tutarajya muri Bibiliya cyane hari abantu bagenda batunga urubyiruko intoki bavuga ngo urubyiruko nirwumva iby'iki cyorezo ngo urubyiruko rukemangwa cyane ari ukwambara udupfukamunwa ngo bapfa kwigendera mu muhanda mbese ntibabyitayeho
hari ikintu wavuga ku rubyiruko? ku rubyiruko kereka kutumvira imana naho urubyiruko ntacyo yuko batumvira amategeko y'imana kandi wenda n'ay'iradiyo ntibayumvira urubyiruko icyo nta kintu nduvugaho cyane kereka kutumvira imana. Ariko utumvira amategeko y'imana n'aya leta ntiwayumvira kubera ko leta ariyo yimika imana ariyo yimika abami. ubwo ngubwo ugomba kubumvira bombi kandi utumviye imana hari n'ubwo na leta utayumvira kuko utakoze ibyo igusaba. Ariko leta tugomba kuyumvira niyo yabanjije imana nayo tukayumvira ariko ntitugomba kumvira leta cyane ngo imana tuyireke. Ese nyogoko ko mbona ukuze cyane hagiye haduka ibintu bita amadini y'inzaduka ibintu nyine by'amadini hari ukuntu waba wenda ntabwo nzi idini uteraniramo ariko idini uteraniramo niryo wabyirukiyemo cyangwa hari irindi wabyirukiyemo uza kurihindura? Ndakubwira uko nabyirutse. Nabyirukiye mu idini gatolika nasanze nabatijwe ndi uruhinja nabyirutse barambatirishije nigira amasakaramentu ndakomezwa ngiye gushaka ndasezerana abana banjye nabo batirishije mu gatolika kugeza kuri bukira. Nagiye nyuma yaho naje kujya mu badive ndi mu mwaka w'2000 ngiye mu badive kuba umushyitsi ngo nigarukire iwacu mu gatolika. Ngeze iwacu mu gatolika ngeze mu badive nsanga inyigisho bigisha zinyuranye n'izi ziri mu badive. Bigishaga igice kimwe cya Bibiliya niba ari ivanjiri nziza ngo ya Matayo ngo mwakire ijambo ry'Imana ngo dushimiye Imana. Noneho ubwo ntibanari gusobanura ngeze mu badive rero noneho bagasoma igice n'umurongo uhabutanze ahandi akahasoma nuko ntega amatwi undi bakongera bakavuga igice n'umurongo utanze abandi akahasoma. Noneho ubwo mpise nguma nsanga ariho hari ukuri. Mu mwaka w'2004 nabo baraguye bagwaho Roma yaguye. Roma yamaze kugwa yandika Bibiliya ngo ntagatifu noneho inyuranye n'iyi kandi Yesu yaravuze ngo amagambo yanditse mu buhanuzi bw'iki gitabo ntawe ukuraho inyuguti cyangwa agace kayo. Ukuyeho inyuguti cyangwa agace kayo azaba akuwe ku giti cy'urugingo no ku rurembo rwera. Uwongeyeho inyuguti cyangwa agace kayo azaba yiyongereye ibyago birindwi byo muri iki gitabo byanditswe mu Byahishuwe 16. Nyogoko barongera bandika Bibiliya mu mwaka w'2004 yitwa ijambo ry'Imana yanditse nka ntagatifu. Reka mbabwire umurongo w'iyo ntagatifu n'uw'iyo Bibiliya ijambo ry'Imana nasanze ari imwe kuko Imana yampaye icyo gihe amaso yo gusoma ndabisoma. Bibiliya ubuhanga 2 uhereye ku murongo wa 6 haranditswe ngo twinezeze ngo mu byiza ngo by'iyi si ngo twinezeze ngo n'indabyo za roza zitararabirana ngo ntagire n'umwe ubura mu minsi mikuru yacu ngo kuko niwo munani wacu niwo mugabane wacu ni nawo munani wacu. Ubwo numva yuko Kanani yo mu ijuru batayitegereje. Noneho ngo turenganye intungane ikennye ngo ingufu zacu abarize dukoresha nk'abasore batagira icyo bikanga. Ayo si amakofe si imigeri sinshyi si ibihiri ngo noneho ngo ingufu zacu abarizo dukoresha nk'abasore batagira icyo bikanga ngo turenganye intungane ikennye. Umusaza tukamugirire no tukamurebe n'inhumye ngo turenganye intungane kuko iratubangamiye ngo ivuga idushinja ko twataye umuco mwiza badutoje tugahemukira yaturemye ngo intungane ngo yirata ko ari umwana w'Imana ngo intungane ngo ikirata ko ari umwana wa Nyagasani ngo tuyitoteze n'ibitutsi n'ibitotezo tuyitere ngo yicwe uruteye isoni ngo niba ari umwana w'Imana koko ngo Imana izayitabara nk'uko ibyivugire. None aho ngaho mvuze kandi ahandi muri Bibiliya haravuga ngo gutukana n'icyaha kwica umuntu n'icyaha ngo ukennye nibamufashe bo baramutera imigeri n'amakofe. Ubwo nasanze iyo Bibiliya ari ikinyoma. Nyogoko iyo Bibiliya uvuze ni ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Wakomeje kutubwira ngo abakene tubatoteze koko iyo Bibiliya ibaho? Ijambo ry'Imana nta mutapasiteri utayifite. Iyo Bibiliya bose barayifite. Uzagende gake mubwire uti iyo Bibiliya nsome ndebe
ijambo ry'Imana kandi na ntagatifu nayo nuko nayo birimo ubuhanga kabiri uhereye ku murongo wa 6 uzabisangamo ubwo babuzanya kunywa vino mu migani havuga ngo vino ni mukobanyi inzoga zirakubaganishwa ngo ushukwa nazo ntagira ubwenge ngo nimurebe uko ibirira mu gikombe ngo mu nzira atema nk'imunda iratema nk'inzoka ikaryana nk'impiri ngo ushukwa nayo ntagira ubwenge amaso yayo akayahanga ku nzaduka noneho baravuze ngo dusinde divayi bishize indiguka iyo zikanyanga ariko hari ijambo nigeze kumva nubwo ntazo ryanditse uranyimbabarira ntabwo nzi Bibiliya cyane ndakubabarira nanjye sinyizi yose hari ijambo nigeze kumva rivuga ngo Yesu yigeze kubwira abigishwa be ababwira ngo mu gihe urangije akazi kawe ifatire vino winyweye ngo wifatire vino ngo mu gihe urangije akazi kawe ngo wifatire vino winyweye ibyo ngibyo niba ahubwo Timoteyo yaje kubibwira hari umuntu wigeze kubibwira undi menya yabibwiye Timoteyo yaramubwiye ngo kuko urwaragurika ujya usomaho gake ariko nkumve nuko yarwaragurikaga yarwaga amazi akarwara cyangwa ibindi akarwara aramubwira ngo ujye usoma gake none ntabwo Yesu yigeze atanga uburenganzira bwo kumenya icyo gihe inzoga zari zaramukoronije aravuga ngo urwaragurika ubwo niwasanga inzoga ari umuti oya ntabwo ari umuti yaramubwiye ati upfe kunywaho gake kubera kurwaragurika usome gake ariko si Yesu wabivuze Yesu yaje gutaha ubukwe bw'Ikana atashye ubukwe bw'Ikana bari bamutoye ajyana na nyina noneho ngo divayi zirashira ariko divayi ntizisembuye noneho urwo ni urugero Yesu yatanze nanjye aho narahasomye nirwo rugero nanjye naha abantu kuko nabisomye noneho bati inzoga divayi zirashize kandi ntibarasezerera abashyitsi noneho nyina Mariya abwira abari aho ati noneho icyo bategeka mu gikore aramubwira ati ese divayi ko zashize kandi abashyitsi batarabasezerera aramusubiza ati ariko se ibyo ko ari imbiziranyeho na data ubigenze mute aragenda abwira ba bantu kuko yakundaga kumwumvira ati icyo bategeka mu gikore arabategeka ngo bavome amazi buzuza intango 6 barayavoma barazuzuza bazujuje ati mutangiriremo abantu baratangiye bahaye abantu banyoye baravuga bati mbere ko mwaduhaye divayi zibishye none ziryoshye mukaziduha hanyuma baravuga bati rero kubanza zibishye ugaheruka iziryoshye nibyo byiza ntiwumva ko ari amazi none se iyo yari inzoga ntabwo yari inzoga yari amazi ariko buriya Yesu mu bumana bwe yari afite wasanga ari ukuntu nyine yafashe ayo mazi akayagira inzoga kubera ko bumvise ziryoshye kandi amazi bari basanzwe bayavoma nibagiye isomo bavuga ngo Imana ngo yaremye umutobe barangije bagashyiramo uburozi irema amasaka ngo banywe igikoma barangiza bakashyiramo uburozi ariwo musemburo none yo nta kintu yashyizemo yarababwiye ngo nibavome nibo bayivomeye bamaze kuvoma arababwira ngo nibagende badahebamo ariko hari irindi jambo muri Bibiliya rivuga ngo havumwe uwimana amasaka none se amasaka ubwo nyine amasaka n'ibiyavamo byose urumva ni amasaka niyo bahinduye uburozi se Imana irabyemera buriya tubyite ko biri ari uburozi niyo bashyizemo umusemburo n'uburozi baba bashyizemo ese nyogoko wenda twaganiriye cyane niba atari ibanga umaze kurya nk'ingoma zingahe ingoma amaze kurya izo ngizo sinzibuka ariko ndagira ngo umaze imyaka 78 imyaka 78 mu bihumbi 2 wigeze kuvuga ngo nibwo warebye wabikomojeho gatoya ngo mu bihumbi 2 nagiye mu badive mvuye mu gaturika mu bihumbi 2004 nibwo nabonye amaso yo kureba ubundi narebaga mu gitabo nsanga ari umukara noneho rero mu kureba umuntu yahagaze imbere yanjye kandi nabonaga ari nka kumanywa hari nijoro arambwira ngo fata uyu mushandiko w'imiti uri ku musego wawe uwo mushandiko w'imiti dore byari ibitabo 2 bigerekeranye byari Bibiliya n'amigisho n'indirimbo noneho aza kumbwira ngo fata nuriya muti ndawukebuka ku musozi wari umuti mubisi ngo sorome uwo muti muvange n'uyu mushandiko n'inkurangiza noneho uyu mushandiko
byari ibitabo byanjye by'umuhungu wanjye yari amaze gufasha ubutumwa hasi, nanjye ndabiterura mbishyira mu isanduku. Ubwo rero urumva yari umusirikare wa Kristo, yigira i Kigali yibera umusirikare wa Kagame. Imana yashatse yuko biva mu isanduku ngakora umurimo yakoraga, noneho mbikuye mu isanduku mbona amaso yo kureba, mbirebamo nibwo mvuga ijambo ry'Imana mu mwaka w'ibihumbi 2004. bivuze ngo ukiri muri Katolika ntabwo warebaga neza? Narebaga mu gitabo ngasanga n'umukara, nta nubwo narebaga. Hari abantu bajya bavuga ngo abadivaniste b'umunsi wa karindwi ni bantu ki? Hari abandi, hari umuntu twaganira ejo bundi arambwira ati njyewe ko umudivaniste w'umunsi wa karindwi, njye nawe umudivaniste w'ibihe byose. Ibihe byose? W'ibihe byose. None simba uw'umunsi nkaba uw'ibihe byose. Ngo w'umunsi wa karindwi? None se umva Imana yararemye kuwa mbere, ari uwa mbere icyumweru wari umunsi wa mbere bapfagane basengaga izuba. Irarema irongera irarema, kuwa kabiri irarema, kuwa gatatu irarema, kuwa kane irarema, kuwa gatanu irarema, kuwa gatandatu irarema, kuwa karindwi ariwe sabato irarorera iraruhuka imirimo yakoze yose. Ntabwo rero njya kure y'iby'Imana yavuze, kuko jyewe mvuga ibyo nsomye kandi byahometswe n'Imana. Ese nyogoko, ibyo ari byo byose imyaka utubwiye 70 irengaho, wamaze imyaka igeze nko muri 50 yose uri muri Katolika. Ubu ngubu umaze imyaka 20 uri mu badive. Muri Katolika nta kintu wahigiye, nta kintu bakwigishije, cyangwa se simbizi? Muri Gatolika baravugaga ngo umuntu ngo kuvuga se ko amadini yose akiza ni byiza, bakavuga ngo kuvuga ko amadini yose akiza ngo ni ugutuka Imana, ngo kuko ntishobora kutwigisha ukubiri, ngo igituma bamwe birengagiza inyigisho ze, ngo bagakora icyo bishakiye ubwabo, ariko bagira ngo batamenya ukuri. Maze gusoma amenya ukuri rero bahishaga. None nibyo ngibyo nyine nibyo batwigishije. Hari ibindi wongeye kutwigisha. Haravuze ngo umubikira Rusiya ngo bamupfumba, babyigishaga muri Gatigisimu icyo gihe twigira gukomezwa, ngo Bikira Mariya ngo yaramubonekeye, ngo amupfumbatisha ngo ibaruwa ngo azayisome muri 60. Ibyo batwigishaga nibyo byasohoye. Haje intambara, noneho wabyaye abana ati iyo ntababyara, ati yewe nk'ibisiga bizazirira ku musozi, maze bagatwika, maze bakica abantu, maze za nkabo ngo bakihemba, bakazibaga bakazirya. Muri 60 iyo baruwa ntayo babasomeye? Ibyasomwe n'ibyo ntabwo byigeze bisohora, habaye ibitandukanye n'ibyasomwe. Oya, ibyo basomye nibyo byasohoye. None se ubwo ntibivuze ko Katolika iri mu murongo wa nyawo niba ibyo basomye byarasohoye muri icyo gihe, kandi cyagera bigasohora ko ntibabeshye se? Kandi umbwiye ko byasohoye ibyo basomye. Umva baravuze ngo muri 60, ngo muri 60 ngo Rusiya ngo azapfumbatura iyo baruwa Bikira Mariya mupfumbatishije. Ntayo yasohoye. Ntayo yasohoye? Usibye ko bavuze ngo umubyeyi azifuza ingumba yifuza igiti, naho ubwo bariho babisoma. Ibyo rero basomaga nibyo byasohoye, ariko Rusiya ntabwo yasomye yabaroha, ntabwo yigeze ayisoma. None nyogoko, mu buzima busanzwe, reka tujye mu buzima busanzwe tuve mu ijambo ry'Imana. Ubu ngubu mu buzima busanzwe, nyogokuru utuye hano muri aka kagari ni akahe? Hari ni Kavuzi. Aka kagari ni akagari ni akaruhanga. Aha rero dutuye ni Kavuzi, dutuye mu mudugudu wa Kavuzi. Ase wenda ntabwo mbizi neza ko ngewe ingoma nzi ni ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Wowe wariye ingoma zirenze nka zingahe? Nagira ngo ungereranyirize ingoma zo hambere n'ingoma y'ubu ngubu. Ingoma ya Rudahigwa ubwo ngubwo nyine niho navutse. Ingoma ya Kigeli nyine nari umwana bamwe. Ariko urabizi? Ndabizi, twagiye no kumureba. Noneho haza imodoka nyine nyinshi, noneho igihe bigejeje saa 4, icyo gihe nyine igihe bigejeje saa 4 tuvuyeho ngo tugiye kurya, tuje dusanga abantu bahuzuye, twari twigiriye ku ntebe inyuma y'intebe y'umwami, dusanga abantu bahakwiriye. Cyakora nabonye akaboko ke agira gutya dusezera. Ubwo rero haje kujyaho nyuma yaho, haje kujyaho uwitwa Gitera, hakurikiyeho uwitwa Mbonyumutwa we yamaze igihe hakurikiyeho habanje Gitera,
habanje Gitera aravuga ati burya rero abatutsi barabakandamije noneho ubwo tubakureho abana banyu biga amashuri n'abahutu bajya ku butegetsi niko byagenze kuri mbonye umutwa habonetse ihumure icyo gihe baragiraga bicaga abantu habonetse ihumure ho akanya gato hagiyeho Kayibanda kuri Kayibanda rero niho twahunze niho mwahise muhunga niho twahise duhunga ubu ngubu ingoma ya nyakubahwa perezida wa repubulika urayivugaho iki ingoma nta kintu ndayivugaho ko ari nziza cyane rwose nta kintu yivugaho nta kintu yivugaho kibi imbese ingoma ya perezida wa repubulika Paul Kagame Paul Kagame agiyeho ndumva ariho amahoro yabonetse naho ubundi icyo gihe abantu bagendaga bica abandi bica ubu ngubu turi mu mahoro nta muntu wica undi turi amahoro rwose yego ko hari abantu bajyaga bavuga mu mwaka wa 2020 viziyo wigeze uyumva numvaga nyine bavuga viziyo uko wumvaga bayivuga wumvaga bavugamo iterambere viziyo agira ikintu yivuga ubu ngubu turi muri viziyo turimo turitegura noneho 2040 ibyo rero bya 2040 simbizi nani nivugira ibyo nasomye wivugira ibyo wasomye nabyo ibyo bya viziyo niri imbere mwabimbwira nawe ibya viziyo niri imbere natwe twabikubwiye none ngaho gira ikintu ubwira abantu bakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya ugira ikintu babwira ugire n'inama bagira nk'umukecuru wabagira inama mu ijambo ry'Imana ubundi dusoze inama nabagira mu ijambo ry'Imana rero Ezekiel igice cya 9 ho haravuga ngo abahawe gutwara umurwa mubigize hafi noneho ngo umuntu ngo mbona abantu bagera kuri 6 bafite intwaro yicana mu ntoki zabo ngo noneho haza undi muntu ufite ihembe ririmo wino ku itako rye ngo arabwirwa ngo nanyure mu murwa hagati ashyira ikimenyetso ku bantu banihira ibizira bikorerwa muri uwo murwa noneho arangije aravuga ngo abwira bandi bafite inkota zicana ati mugende mumukurikiye mukubite amaso yanyu ye kubabarira muhere kuri abo basaza bari mu buturo bwanjye mwica abasore n'inkumi n'abana bato n'abagore ariko umuntu ufite icyo kimenyetso mwe kugira icyo mumutwara ingoma ya 2 igice cya 20 ku ngoma ya 2 umwami Yehoshafate yatewe n'ingabo nyinshi ahinda umushyitsi agira ubwoba ategeka abo mu gihugu cye gusenga biyiriza ubusa barasenga umwuka w'Imana uza kuri umwe mu bagaragu be ngo bwira umwami Yehoshafate ngo witinye izo ngabo nyinshi manuka ahubwo ujye kubasanganira aramanuka n'amakondera n'amashakwe Uwiteka bahuma amaso noneho umuntu afata undi aramwica aramucuza noneho agira ngo ararwana nabo mu ngabo za Yehoshafate yarahageze n'ingabo ze basanga intumbi zirambaraye nta wacitse ku icumu kereka kwandura bya bintu banyaze inama nagira rero abandi nuko nyine basenga bagasaba Uwiteka kandi nuko bakwakira ikimenyetso cy'Imana nicyo cyabakiza bakabona ubuhungiro so guhungira muri Amerika ikimenyetso cy'Imana kiri mu kuva 31:12 ikimenyetso cy'inyamaswa cyanditse mu Byahishuwe 16 ubwo rero ubutumwa nabagezaho nubwo gusoma ntibatega amatwi uwigisha ahubwo bagasoma bakamenya inzira banyuraho bakamenya inzira bagenderamo n'ubuhungiro ntabwo guhunga ari ukujya muri Amerika nyogoko rero dusoza iki kiganiro twagiranye mbere na mbere ndagushimiye ndimo ngira ngo wongere udusengero turagize Imana nk'abakurikiye Sun TV Rwanda nabo baragize Imana ku bw'iki cyorezo twugarijwe twese muri rusange ndetse n'abatuye isi twagira ngo udusengero turagize Imana yego iyo dusenga turapfukama nta kibazo twongeye kugushima mwami tugushimiye ijambo ryawe maze kutwigisha kandi ngushimiye n'aba bantu
bateze amatwi bakumva ijambo ryawe. Nuko rero mwami nuko rero mwami ntuduhe kumva gusa uduhe no kumvira. Nuko ntuduhe kumva gusa uduhe no kumvira. Nuko data wa twese rero uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye by'uwo munsi, duharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abayitubereyemo, ntuduterane mu bitwoshya, ariko dukize umubi. Nuko rero mwami waravuze ngo nibagaruka nanjye nzabagarukira ndeka ibi nabavuzeho. Ubwo rero ibyo ntitwabyishoboza, nk'uko ingwe itabasha guhindura ubugondo bwayo, natwe ntidushobora guhindura imibereho yacu, ariko nubidushoboza ukaduha kutugarukira, ukazireka ibibi watuvuzeho, ubwo natwe tuzagushima. Nuko rero nongeye gusabira n'iyi si, kandi ngasaba Imana ngo iki cyorezo gihagarike noneho ubwo, kandi iduhe inzira tugenderamo. Mbisabye nizeye ko biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda, rero uyu mwanya twe twasuye umukecuru hano mu mudugudu wa Kavuzo, twaganiriye byinshi, yatugiriye inama, twavuganye byinshi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, mwabyumvise. Reka mbibutse gukora subscribe ndabinginze.